17 wakuranye igikomere cyo kutarerwa n'ababyeyi be kandi bahari bigatuma akurira mu buzima bw'ibibazo. Aratubwira intangiriro y'ingorane z'ubuzima yahuye nazo. Banyita Batete, ndi umwana wa kabiri mu bana 6, mvuka i Nyamirambo. Ubuzima bwanjye nabayemo bwari bugoye cyane kubera ko sinabanaga n'ababyeyi banjye. Nabanaga na mama wanjye, papa yadutaye tukiri abana. Mama yashatse undi mugabo adufata nabi cyane, akajya abwira mama wacu ngo ashaka dushira. Rimwe na rimwe akatubwira ngo tujye dufatanya kwishyura inzu. Twari abana nta bushobozi twari dufite bwo kwishyura inzu. Iyo turazaga hanze akatubwira amagambo adukomeretsa ngo ntiyaturera, na papa wacu yaranze kuturera kuko ngurushe nyina mwana imbabazi ngo abashaka nyine, akatubwira amagambo akomeretsa. Uku kutumvikana n'umugabo wa nyina kwatumye Batete gatanu atandukana n'abavandimwe be, atangira ubuzima bwo gusimburanya imiryango ashakisha aho yaba atuje. Gusa nabyo ntibyamuhiriye. Nabaye muri ubwo buzima twari turaranze njye n'abavandimwe banjye bakaratandukana, bamwe bashaka aho bajya kuba mu miryango, nanjye nkajya ndara mu baturanyi bakavuga ngo ntabwo bagumya kundera kandi ababyeyi banjye bariho. Nabanje kujya kuba kwa papa wanjye na musaza wanjye. Mu gitondo papa wacu akabyuka akadukubita cyangwa akajya kunywa agataha yasinze, akadukubita tubwira amagambo mabi yasinze, atuziza ibintu bya mama wacu nyine uburyo batandukanye. Igihe kiragera naho ndahava, nibwo nasubiraga kwa mama. Nabyo umugabo wacu nawe atangira kujya tubwira nabi ngo kwa papa wanyu ngo yabanze, ibintu byinshi. Igihe kigeze mukuru wanjye bamutera inda, yakoba kwa mukuru wanjye. Umugabo we nawe akajya avuga ngo sinagumya kukurerana na murumuna wawe, abibwira mukuru wanjye. Ndagumya ndahaba, mukuru wanjye rimwe na rimwe akabimbwira ariko nayo akabura nyine aho yanyohereza, nawe bikamubana ibintu birebire. Igihe kigeze mbonye aho njya, aho umuryango nagiye kubamo nawo bayemo nk'umwana, bafasha bandera nyine nk'umwana, nanjye nkakora ibyo nk'umwana nyine yagakwiye gukora mu rugo. Igihe gito namaze muri urwo rugo bamfataga neza ku buryo nyine numvaga ntanahava. Urukundo nyine wenda ababyeyi banjye batigeze banyereka muri urwo rugo nararuhabonaga, nkabasha kuba nanakisanzura. Umupapa wahabaga nkamwita papa, ko nta muntu nigeze mbona wo kwita papa wanjye nyine. Umupapa wahabaga namwitaga papa, mama nkamwita mama. Abana babo nyine ari nk'abavandimwe banjye. Ariko igihe kigeze nyine nabo ubushobozi busa nkaho bwanze. Hashize igihe baravuga ati ntabwo bagumye kujya bandera, ubuzima burakomeye. Igihe kigeze mbona amafaranga nishyura inzu, nyibamo nikodeshereza. Kuri Batete gatanu kwibana byasaga nk'umuti wo gushyira iherezo ku ruzerero yari amazemo igihe rwo gushakisha umuryango wamwakira ngo abeho atuje. Gusa uwavuga ko byabaye nko guhungira ubwayi mu kigunda ntiyaba abeshye, kuko kugira ngo ikibazo cye gikemuke cyahinduye isura, binamuviramo kuzinuka ababyeyi be batamubaye hafi. Byarangoye cyane, nshaka uturaka two gukora, nkajya mpfurira abantu, ngasiga amarange, nkagera agahinda kubera yuko nibazaga buri kintu cyose kandi ndi umwana mfite n'imyaka mikeya. Igihe kiragera nkajya numva nafata n'imyanzuro yo kwiyandarika. Imbogamizi nahuye nazo zambabazaga cyane ni ukuntu nabonaga ndi umwana nyine, nari mfite imyaka 14, nikodeshereza nibaza ngo ndarya gute, ndishyura inzu gute, ndambara gute, nyine ibintu bitandukanye nagakwiye kuba amenyerwa n'ababyeyi banjye, akaba ari njye ubyishakamo. Nk'iyo natahaga nimugoroba ngiye nko kuryama, nabaga mfite ubwoba bwinshi cyane, mvuga ati baransanga mu nzu. Nari umwana bishoboka nyine ku buryo umuntu yambonaga akabona yuko nyine ndi umwana, abantu bakibaza nyine ikintu gituma nikodeshereza. Ariko abenshi nyine nk'abaturanyi twari duturanye ntabwo babyibazaga cyane kubera ko bari bazi ubuzima ubundi
nari mbayemo, gusa nagiraga ubwoba bwinshi bingoye cyane, nkihiba nkarira, nkibaza nyine ikintu nanjye Imana yampoye ku buryo naba nibana mu nda mfite iyo myaka 14. Igihe nibanaga mama wanjye ntabwo yigeze abasha kuba yanyegera ngo ambaze impamvu nibana, kuko akenshi nyine tuba mu rugo ibyabaga byose yabaga abibona, baturaza hanze akaba abizi nyine, niyo mpamvu atigeze abasha kuba yanganiza ngo ambaze impamvu nibana. Numvaga nanze ababyeyi banjye bombi, yaba papa wanjye yaba mama wanjye. Ikintu cyatumaga nanga noneho papa wanjye ni uko yari afite amaboko, ari n'umuntu utavuga ati ntiyabasha kuturera, nahise mwanga cyane. Ikintu cyatumye nanga mama wanjye ni uko nawe yakoraga nyine, yacuruzaga imyenda, wenda amafaranga yagakwiye kuba abona muri iyo myenda nabe yavuga ati reka nicare hamwe ndera abana banjye, wagahitamo umugabo we. Nicyo kintu cyambabaje cyane, nkumva nanze ababyeyi banjye bose nyine bakurikiranye inyungu zabo, twe baratureka. Nicyo kintu cyambabaje cyane. Uku kuzinukwa ababyeyi kwa Batete gatanu byumvikanisha ko nawe ubwo yari yitakarije icyizere abona ko ari wenyine. Gusa ngo ubuzima bwaje guhinduka nyuma yo guhura na proje Batete. Byagenze bite? Mbere yuko nza muri Batete nari umukobwa ukunda kurakazwa n'ubusa, sinabashaga kuvuga inkuru yanjye cyangwa se sinakundaga kwinjira mu buzima bwanjye cyane ngo abantu babumenye. Nari umukobwa nyine ugira umujinya, nkunda kubaho njyenyine, ariko igihe nazaga muri Batete ubuzima bwanjye bwahise buhinduka. Nari nsigaye mbasha kuba nabana n'abantu muri sosiyete iyo ari yo yose, ngera nganira n'abantu kuri story zacu, buri muntu akajya avuga story ye tukaruhuka nyine. Abamentazi bazaga kutwigisha narabakunze cyane nyine, batwigishaga ibintu bitandukanye bikamfasha kuba nakumva mbohotse mu mutima wanjye, batwigisha ibintu byiza cyane. Bishiraga mu rugero rwacu bakatuganiriza. Session nakunze nkigera muri Batete, twakira imikino itandukanye, batwigisha gushushanya, ibyo bintu narabikunze cyane kuko nabyo biruhura mu mutwe. Indi session naba narakunze ni iyo gukora inkweto, nayo narayikunze cyane, no kubumba ihwa ryawe n'iroza, ariko ukoresheje ibumba ukabumbamo ikintu nyine kikurimo. Ihwa ni ikintu kiba kibabaje, kiba cyarakubabaje cyangwa se kiri kukubabaza muri ako kanya, ni ikintu kiba cyarakubayeho kitari cyiza, nicyo twita nyine ihwa ry'akababaro. Ni ikintu nyine kibi kiba cyarakubayeho. Iroza ni ikintu cyiza cyane nyine kiba kiri kukubaho cyangwa se kiba cyarakubayeho mu buzima runaka, nicyo gisobanuye iroza. Igihe nawumbaga akababaro kanjye numvaga nyine nduhutse mu mutwe, nkaruhuka mu mutima. Tukigera muri Batete ikintu cya mbere batwigishije ni ukuba twabasha kuvuga story yacu, wumva nyine ko atari we wenyine, tutagomba guheranwa n'agahinda nyine, tugomba gutsinda ibyatubabaje tugatangira ubuzima bushya. Noneho twabumbye ikintu cyatubabaje nyine, bigufasha kuba waruhuka mu mutima, ukaruhuka nyine, bigufasha no kukibagirwa, ariko ntugihe umwanya, ariko nanone ntukibagirwe. Noneho kubumba ikintu cyiza nyine nacyo ubasha kubona yuko hari indi ntambwe nyine wateye mu buzima yo kubumba ikintu cyiza, ukakibumbamo nyine iyo ntambwe ukayibumbamo ikintu cyiza. Cyangoye umunsi nza muri Batete nabonaga ubuzima nyine bwaho ntazabushobora. Bwa mbere twatangiye tuvuga nyine ku ihwa ryacu, birakajya bimvuna cyane, navuga story yanjye nkanarira, kubera nyine ntabwo nakundaga kuba navuga story yanjye. Nicyo kintu cyangoye, nabonaga nyine ubuzima ntazabushobora bwo muri Batete. Nyine ibintu byanshimishije cyane ni ibintu nakoresheje amaboko, tugakina n'imikino itandukanye, nyine byaranshimishije cyane. Nari ngombwa ko abakobwa bameze nkanjye bagira abamentazi, kubera yuko abakobwa benshi baba bafite ibintu bigiye bitandukanye baba barahuye nabyo. Rero iyo uhuye n'umuntu ukuganiriza, navuga ko agukora nko mu bwigunge, biragufasha
ibitekerezo bibi bikagenda nyine ukumva yuko nawe nyine uri umuntu. Batete ntacyo itakoze, yakoze byinshi cyane nyine ibishoboka byose yarabidukoreye. Ikintu nari nkeneye mu buzima bwanjye poroje ya Batete yamfashije kunganiriza, kunyigisha ibintu bijyanye no gukoresha amaboko, gukora inkweto, gushushanya, kubumba, gukina imikino itandukanye. Numvaga yuko nyine umuntu iyo ari kuba mukuru ngo atakina nyine imikino y'abana nyine, kuko ntabwo nari nzi ko imikino nyine ntari ikintu ngera ku muntu. Narayipingaga ariko baradukinishaga ibintu bitandukanye. Abana nahuye nabo muri Batete baramfashije nyine nabo, kubera ko twahuye buri muntu afite imico itandukanye. Ugasanga hari abakunda gusabana abandi batabikunda, ariko twese tukumva yuko twese twaje hano kwishima nyine guteta, twese tukishima kubera ko tuba twarahuye nyine. Batete Gatanu asanga poroje Batete ari ishuri rikomeye rigarurira icyizere abana b'abakobwa baba barahuye n'ibibazo by'ubuzima, rikanabaha intwaro zo kwiyubakira ejo heza. Poroje ya Batete icyo imariye abakobwa ni uko ibasha kuba yabaganiriza ibintu bitandukanye. Nyine ni byiza nyine kuba ibaganiriza. Yaratuganirije cyane, kwiga ibintu bitandukanye, gukora imirimo y'amaboko. Yatuganirije n'ibintu bijyanye n'imyororokere. Mvanye icyizere, sinari nzi no gukora inkweto narabimenye, no gushushanya. Mvanye ibintu byinshi. Baratuganirizaga uburyo nyine umuntu yakiha icyizere ko ibintu byose yabigira ariko bitewe nawe, biturutse muri we yiha icyizere nyine ko ibintu byose bishoboka. Ikintu mwa muri poroje ya Batete nkunze kuruta ibindi byose ni uburyo banganirijemo. Numvaga kandi njyenyine, uburyo banganirijemo, uburyo bambwiye ko nakigirira icyizere, n'uburyo banyigishije gushushanya no gukora inkweto. Nzabifashisha abakobwa bameze nkanjye. Hari abana nyine usanga bitewe n'ibintu biba byarababayeho bafite nyine inzika, ubugome no kutiha icyizere nyine, kumva ko ari bonyine. Nzabaganiriza bashe kubacisha nanjye mu nzira bancishijemo muri Batete, baganirize nyine mu buryo nanjye banganirije. Nzakunda club ku ishuri y'imbaganiriza. Nzabaganiriza ibintu bigiye bitandukanye bijyanye n'imyororokere, ibintu bijyanye no kudaheranwa n'agahinda nyine, kugira ngo babone ko atari bonyine. Ku busanzwe inshingano y'umubyeyi ni ukwita ku mwana we, akamurera uko bikwiye, amushakira ibyo kurya no kwambara, ndetse akamushyira mu ishuri kugira ngo azabashe kwiyubakira ejo hazaza heza. Iyo bidakozwe gutyo bigira ingaruka ku buzima bw'umwana, kuko akura yumva ko adakunzwe, bikamuviramo kwanga ababyeyi be. Ese mubyeyi udukurikiye, wowe ukora iki kugira ngo abana bawe ubiteho uko bikwiye? Abo ubonye batererana abana bo ubabwira iki? Cyangwa uba ntibindeba? Ntimuzacikwe n'indi nkuru ya Batete mu kiganiro cy'ubutaha.